Toka satani kwa jina la Yesu. Abashimwe mu gikurikiye channel yacu nayo yanyu. Ngiye kugana ku mateka y'Umwizito Marara Nyagiso cyangwa se Nyagiso Comedy. Ndabasuje muze mukoze subscribe kuri channel yacu. Igoreka twitangiye. Nyagiso ni umwe mu bakinnyi ba comedy nyarwanda bakomeje kuzamuka, akora video y'urwenya zo bita mu rurimi rw'amahanga sketch comedy. Ashyirwa cyane kuri TikTok na YouTube, kandi akenshi akora n'abandi bakomediani bo mu Rwanda harimo Aisha n'abandi batandukanye. Ibikorwa bye bigaruka ku buzima bwa buri munsi, gusekesha abantu binyuze mu bintu bisanzwe bibaho mu muryango cyangwa mu buzima rusange. Amateka ya Nyagiso cyangwa bita Kanyabuganda Olivier yavuze tariki ya 16 Kamena muri 2001, avukiye Kigali mu gace ka Gatenga mu Rwanda. Izina rye nyamukuru ni Olivier Kanyabuganda, nibwo twagiye tubigarukaho cya Kanyabuganda Olivier. Akora comedy kandi akiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Akiga mu mashuri yisumbuye yakoraga comedy mu mashuri ya Christ Roi Nyanza na Lycée de Kigali. Akagenda yicara hamwe n'itsinda ritaramenyekana kugira ngo akore amasketch. Aba kandi babashimiraga. Muri 2018 yasinya amasezerano ya mbere y'umwuga, atangira gukorera ku rubuga rwa Freemax TV hamwe na Kasuku Media, ariko akazatandukana na Freemax yaje gutandukana na Freemax muri Werurwe 2022. Agatangaza ko azajya ashyiraho ibisetsa bye ku rubuga rwe rwa YouTube rwa Nyagiso Comedy. Yarafite subscribe zigera ku 1800 kuri YouTube muri 2023, kandi akomeje kwiyubaka mu buryo bwa digital. Yabaye umwe mu banyarwenya bitabiriye ibikorwa mpuzabihugu, urugero Iwacu Comedy Festival yabereye i Burundi muri Kanama 2023 hamwe na Zubi Comedy na Mitsutsu. Mu Kuboza 2023 Nyagiso n'abandi banyarwenya batedwaga ku buryo batazwi i Bujumbura, Burundi. Barafungirwa iminsi 2, ariko baheruka kurekurwa mu minsi bamaze bafungiye muri icyo gihugu. 11 Mata 2025 yakoreye TikTok live mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi itariki ya 7 Mata. Bikaba bitarajyanye n'icyo gihe cy'icyubahiro twari turi kwibuka abacu Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasabye imbabazi itangaje ku mbuga ze zose, kandi RIB yamaze gutangira kureba ibizakurikiraho. Yagiye kandi afasha urubyiruko rutangiye kare ya comedy, nk'urugero itsinda rya Poka Comedy abahaye inama n'amahugurwa mu myaka ya 2021. Reka turebe imitungo n'ubukungu net worth. Imitungo n'ubukungu bwa Nyagiso Comedy cyangwa bwa Nyagiso cyangwa bwa Kanyabuganda Olivier. Ifite subscribe 580, views 1,439,900. Net worth ku itariki 1 Nzeri 2025 afite amadolari $182,887 y'amadolari. Amafaranga yinjiza buri munsi ni amadolari 476. Ukwezi ni amadolari 1,486. Uwagize uko byifashe mu mwaka agira amadolari 173 kuzamura. Amafaranga aturuka ku matangazo ya YouTube Adversity, ariko birashoboka ko Nyagiso ahora yigomwa amafaranga ava mu zindi nzira nka ibitaramo, stand up show, comedian event yagiranye n'izindi tsinda nka Zubi Comedian. Amafaranga y'ubufasha cyangwa ya sponsorship mu bikorwa byo guteza imbere urubyiruko n'abahanzi barangiza nka Comedy for Peace muri Bugesera 2025. Ibindi bikorwa bijyanye n'ubucuruzi bwa multimedia
Ubusanzwe imitungo ye yaba inzu, imodoka ntabwo byatangajwe mu binyamakuru byabonetseho kugeza ubu. Nta makuru afatika ahari yerekana niba afite izo mitungo mu Rwanda. Uretse ibyo, amafaranga avuye kuri YouTube na estimate igaragara neza kuri Starstat. Bamwe bakunda kuvuga ko yaba afite umugore cyangwa umukunzi. Reka turebe nabyo. Inyito y'umugore, abaturanyi b'imiryango. Nta raporo cyangwa itangazo ryemeza ko Nyakiswa afite umugore cyangwa abana. Ibikorwa bye itangazamakuru ntibigeze bivugwaho uwo muryango cyangwa umugore cyangwa abana. Mu ncamake icyiciro amakuru tujya tubagezaho mu ncamake nyine bivunaguye. Atuye amazina yitwa Olivier Kanyabugande Nyakiswa, avuka tariki ya 16 z'ukwa gatandatu 2001, yavukiye i Kigali. Umwuga akora ni comedian, YouTuber, performer, Afrimax and YouTube channel. Ibikorwa comedy tour, mentorship, event mpuzamahanga. Imitungo yaba afite YouTube net worth $283 September 2025 nibwo yakakubarwa amafaranga, bivuze ko ubwo yaba yariyongereye. Izuko y'icyubahiro yaba afite n'umusore ufite igikundiro cyinshi cyane, yatumiwe mu bikorwa bya sosiyete, urugero Comic for Peace, Imbabazi muri 2025 nyuma ya TikTok live. Muri rusange Nyakiswa ari mu banyabigwi b'umwuga bakomeje kuzamuka mu Rwanda yifashishije imyidagaduro na digital media. Nubwo hataramenyekana byinshi ku mitungo ye itari amafaranga ya YouTube, ni ubuhanzi ufite iterambere rikomeye kandi akomeje kunguka no kwagura ibikorwa bye. Murakoze cyane kurwanaga kuri channel, subscribe kuri channel yacu ari nayo yanyu. Tumwe tubane mu biganiro byacu bikurikira, tukaba tugizeho amadokima. Ciao ciao.